Ikaze kuri thehealth.Olivier. Bakunzi b'ibiganiro binyura hano kuri thehealth.Olivier. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kivuga ku ndwara zirindwi ushobora gukira cyangwa se kwirinda ndetse no kugabanya igihe wari ugiye kuzimarana wifashishije vitamini ya C. Amakuru muri busange muri iki kiganiro twayakusanyije tuyakuye mu bushakashatsi bwagiye bukorwa mu myaka igiye itandukanye, ndetse twifashisha n'ibitabo byagiye byandikwa kuri siyansi ariko bibanze kuri vitamini ya C. Muri ibyo bitabo twavuga nk'igitabo kizwi ku izina rya vitamini C, Its Chemistry and Biochemistry, kuva kuri paji yacyo ya 45 kujya kuri paji yacyo ya 60, ndetse no kuva kuri paji yacyo y'110 kujya kuri paji yacyo y'125. Twifashishije n'igitabo kandi cyitwa The Healing Factor, Vitamin C Against Disease by Erwin Stone. Muri iki gitabo cyanditswe na Erwin Stone kuva kuri paji yacyo y'120 kuri paji ya 50 niho twakuye amwe muri aya makuru turi kuvuga kuri vitamini C. Nk'ibisanzwe ku mpera z'iki kiganiro tubuze kubabwira ko badukurikiye aho ushobora gukura vitamini C ihagije mu mbuto zizwiho kugira vitamini ya C ihagije, ndetse no mu bindi biribwa bizwiho kugira vitamini ya C ihagije. Ino vitamini ya C turi kuvugaho muri siyansi izwi ku izina rya ascorbic acid. Tugiye kubabwira indwara zirindwi ino vitamini ya C byagaragaye ko izivura ndetse cyangwa se ikagabanya igihe wari ugiye kuzimarana, cyangwa se ikaba yagufasha no kuzirinda. Ku mwanya wa mbere turasanga indwara izwi ku izina rya scurvy. Iyi ni indwara aho umubiri wawe uba ufite vitamini ya C nkeya. Muri make iyo umubiri wawe na vitamini ya C nkeya cyane ugahura n'iki kibazo, urwara indwara izwi ku izina rya scurvy, aho uba ufite ibimenyetso bisa n'ibyo muri kubona ku bantu bari kuri screen zanyu. Uburwayi nk'ubu ngubu muri kubona kwishinya ivamo amaraso, munakuka amenyo ndetse n'ibindi n'ahandi ku mubiri, biterwa no kuba umuntu afite vitamini ya C nkeya. Iyi ndwara rero buno burwayi buzwi ku izina rya scurvy disease. Ku mwanya wa kabiri twavuga infection zibasira imyanya y'ubuhumekero ndetse n'ibicurane. Murabizi akenshi iyo umuntu arwaye ibicurane akunze kwifashisha indimu ndetse n'ibindi biribwa azi ko bikize kuri vitamini ya C. Rero nta kindi kintu kibitera, nuko vitamini ya C n'ubundi byabaye approved n'ubushakashatsi bugiye butandukanye, ndetse nk'uko bino bitabo twakoresheje bigaragaza ko vitamini ya C ifasha mu kuvura ibicurane ndetse n'izindi infection zibasira imyanya y'ubuhumekero. Ku mwanya wa gatatu ibi bitabo biragaragaza yuko, ndetse n'ubundi bushakashatsi twasomye bigaragaza yuko ino vitamini ya C igabanya ndetse irinda uburwayi bwibasira umutima. Ahanini bagaragaza yuko vitamini ya C igira uruhare mu kugabanya umuvuduko ukabije, aho irinda kwifunga kw'imitsi, bityo rero ku kwifunga kw'imitsi bikarangira biteye umuvuduko ukabije. Ariko no kuba bamaze kugira buno bushakashatsi bugaragaza yuko ino vitamini ya C ibafasha kugabanya umuvuduko. Ndetse buno bushakashatsi ndetse no muri iki gitabo, muri ibi bitabo twasomye twababwiye twakuyemo aya makuru, bagaragaza yuko n'ubundi vitamini ya C ifite n'urundi ruhare ndetse n'ubundi mumaro mwiza ku gice cy'imbere mu mutima, ko umutima ufite ibice bigiye bitandukanye, ariko bagaragaza ko vitamini C ifite umumaro munini mu gice cy'imbere mu mutima, mu gutuma ubuzima bwacyo buba bumeze neza. Ku mwanya wa gatanu rero turasanga izindi ndwara, ariko twavuga nk'indwara ya COVID-19 ndetse n'ibindi twita infection zo mu maraso. Murabizi muri COVID-19 bagiye batugira inama yo gukoresha indimu cyane. Buriya rero nta kindi kibitera, nuko ubushakashatsi bugaragaza yuko vitamini ya C itera imbaraga ndetse ituma abasirikare b'umubiri bakora neza, ndetse ikanagira uruhare mu ikorwa ry'abasirikare b'umubiri bazwi ku izina ry'ama antibodies. Bitewe rero nk'uko muri COVID-19 mubizi, kuko nta rukingo nta n'umuti COVID-19 icyo gihe yari ifite, nta yandi mahitamo twari dufite usibye gukoresha abasirikare b'umubiri wacu, aho twifashishaga indimu ndetse n'ibindi bintu bizwiho kugira vitamini ya C ihagije, kugira ngo abasirikare bacu b'umubiri babashe kurwana na virusi. Ariko si virusi gusa, kuko ino vitamini C buno bushakashatsi bugaragaza yuko ifasha umubiri guhangana n'izindi infection zibasira umubiri.
Ku mwanya wa gatanu rero turahasanga uburwayi cyangwa se uburwayi bw'uruhu, kugira ibiheri ndetse n'ibindi, cyangwa se no kugira ibisebe. Ku bakurikiye ibiganiro byanyuze hano kuri Def.Olivier byashize, twavuze ku buryo umuntu ashobora kugira uruhu rusa neza, aho twababwiye ibintu bigiye bitandukanye, ariko tukababwira ko ibyinshi muri ibyo bintu biba bifite vitamine C. N'ubundi rero uburwayi bugiye butandukanye bw'uruhu bitewe n'uko vitamine C idufasha mu gukora poroteyine ituma uruhu rumera neza, ndetse n'imikaya ndetse n'ibindi bice by'umubiri izwi ku izina rya collagen, bituma ino vitamine C n'ubundi ituma ubuzima bw'uruhu tububungabunga tuyifashishije, ariko kandi ikagira n'uruhare mu kwisana k'umubiri igihe wakomeretse, n'ubundi kubera kwa kundi idufasha mu gukora ino poroteyine izwi ku izina rya collagen. Ku mwanya wa gatandatu hari uburwayi bwo kugira amaraso make mu mubiri. Umuntu ufite amaraso make mu mubiri, akenshi ikimenyetso cya mbere dukunda kureberaho ni ukugira ijisho ariko rifite kiriya gice cy'umweru kererutse, nk'uko muri kubibona kuri screen zanyu. Ubundi mu buryo bufatika no mu buryo buri scientifique, ino vitamine C ntago igira uruhare mu gukora insoro zitukura zigize amaraso cyangwa se n'insoro z'umweru, ariko vitamine C idufasha mu gutuma ubutare bwa iron cyangwa se bwa feri bwifashishwa mu gukora amaraso buvanwa mu byo twariye bukajya mu maraso, ndetse bukajya kwifashishwa mu gukora izo nsoro zitukura. Ku bantu rero bafite ikibazo cyo kugira amaraso make, kuko kugira amaraso make bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, ariko ku bantu bafite ikibazo cyo kugira amaraso make bitewe n'ubwo butare bukeya bwa feri, gufata vitamine ya C bayifatanyije n'ibindi bintu bizwiho kugira ubutare bwa feri buhagije nk'ibishyimbo ndetse n'ibindi, aba ari ikintu cyiza cyane. Ndetse ku bafite ikibazo cyo kugira amaraso makeya ku buryo bukabije bakabaha imiti, n'ubundi iyo miti ni ubutare bwa feri buba bwaratunganyijwe, babagira inama yo gufata ibindi biribwa bikize kuri vitamine C nk'indimu ndetse n'ibindi, kugira ngo ize kubafasha mu gukura ubwo butare bwa feri mu byo bariye bwinjiye mu maraso ku buryo bworoshye. Birumvikana ko rero vitamine C ku bantu bafite ikibazo cyo kugira amaraso makeya kuyifata ari ibintu byiza, kuko ibafasha mu kuvangura ubutare bwa feri bwifashishwa mu gukora insoro zitukura zigize amaraso, kugira ngo iyo feri igere mu maraso ijye gukoreshwa. Ku mwanya wa karindwi rero turasanga uburwayi bwibasira inzira z'imyaku. Izi ni inzira zijyana amakuru ku bwonko zikanavana amakuru ku bwonko ziyajyana ku bice agenewe. Uburwayi rero twavuga nk'uburwayi bwa Parkinson disease. Ubu ni uburwayi aho umuntu atakaza balance iyo agenda cyangwa se iyo akora ibintu, ubona yabuze uburinganire mu byo ari gukora. Niyo yajya gufata n'ikintu ukabona focus kuri icyo kintu ntago ihari, kuyifata byaguranye, yagenda akabona ari kuzengera, mbese nta balance afite. Ubu burwayi rero bwa Parkinson, iyo utaraburwara, gufata ibiribwa bikize kuri vitamine C bishobora kukurinda kuburwara, ariko iyo waburwaye icyo vitamine C igufasha kwirinda ko ubwo burwayi bwakura. Ndetse n'ubundi burwayi buzwi ku izina rya eczema burangwa no kwibagirwa ndetse no kutabasha gusobanukirwa ibintu, nabwo bwibasira zino nzira z'imyakura twavuze zijyana amakuru ku bwonko, ndetse zikanakura amakuru ku bwonko ziyajyana ku bice zagenewe. Umuntu rero urwaye buno burwayi bwa eczema, nabwo gufata vitamine C imufasha gutuma uburwayi budakomeza gukura. Rero nk'uko twabibabwiye ku mpera z'iki kiganiro, tugiye kubabwira ahantu ushobora gusanga vitamine ya C ku buryo buhagije, cyangwa se tubabwire imbuto zizwiho kugira vitamine ya C ihagije. Hari imbuto zizwi ku izina rya citrus fruits, nk'uko twababwiye ino vitamine C muri siyansi izwi ku izina rya citric acid. Rero imbuto zizwiho kugira vitamine C ku bwinshi mu Cyongereza cyangwa se mu zindi ndimi bazise citrus fruits. Izo mbuto rero harimo indimu ndetse n'amaronji. Izi mbuto zizwiho kugira vitamine C ihagije, cyane cyane ku bantu bashaka vitamine C, n'ubundi nizo zikunze gukoreshwa kuko ziyigira ku bwinshi. Ibindi bintu dusangamo vitamine C harimo nk'inyanya ndetse n'ibirayi. Murabizi ko bakurikiye ibiganiro byanyuze hano kuri Def.Olivier, twavuze ku bintu ushobora kwifashisha mu kugira ngo ugire uruhu rusa neza. Twavuga ko ibyo bintu ushobora kubisangamo vitamine C.
Rero ku bakurikiye icyo kiganiro muribuka ko inyanya twazivuzeho ndetse tukavuga no ku birayi n'ibishishwa by'ibirayi. Buriya rero nta kindi cyabiteye, nuko ibi ngibi nabyo biri mu bintu dusangamo vitamini C. Ibindi bintu rero dusangamo vitamini C twavuga nk'amapapayi, inanasi, amapera ndetse n'inkeri zo mu ishyamba. Rero ku muntu ushaka kongera vitamini C mu byo afata, kuko twabonye ko ifite umumaro mwinshi ugiye utandukanye, yakwifashisha bino bintu. Vitamini C rero twayita nk'umuti w'indwara zigiye zitandukanye, kuko yo ihita ikorana n'abasirikare mu mubiri ku buryo buri directly. Rero kuyifata byaba ari ikintu cyiza cyane, cyane ko hari n'imiti ikozwe muri vitamini C yonyine ikoreshwa n'ubundi mu buzima bwa buri munsi cyangwa se mu buvuzi. Mwakoze kudukurikirana kuri The Health Olivier. Ku bakunzi b'ibiganiro dukora cyangwa se abakunze kino kiganiro ndetse n'ibindi twakoze, mwakwibuka gukanda subscribe kugira ngo tuzabane no mu bindi biganiro by'ubutaha. Niba wakunze kino kiganiro wakora share ku nshuti zawe ndetse ugakanda na like, ukibuka gushyiraho comment cyangwa se ukatubwira ikindi kiganiro twaza gukorera mu biganiro by'ubutaha. Mwakoze kudukurikirana kuri The Health, tuzahura ubutaha, ariko wibuke ko ibiganiro dukora bigamije kwigisha muri rusange gusa, bidakuraho inama wahawe na muganga ku giti cyawe. Naho ubutaha.